Okay, bakunzi ba Keopi rero twongeye kubasuhuza. Ubu turimo turatembera. Ejo twari ku musozi wa Maranyundo, ariko ubu noneho tugiye i Nyanza, duciye mu muhanda mushyashya, twinjiye ishyamba rya Kibugabuga na Ngeruka, ahantu tugiye kugenda ibirometero birenga 67 kugera i Nyanza. Hanyuma ishyamba turaricamo hagati, ririmo ibiti byinshi, ahubwo abarishinzwe bazatubwire umubare w'amoko y'ibiti. Ibyo mbona nzimo ni imihengeri, iminyinya, izo twita akasiya. Turaryinjiye rero, ubu tugiye kugenda imirenge 5 y'akarere ka Bugesera. Ubu dutangiriye muri Kamabuye, turakurikizaho Ngeruka, dukurikizaho Ruhuha, dukurikizaho Nyarugenge na Shyara. So ishyamba rirerire cyane, umuhanda mwiza rero, mu mihanda myiza u Rwanda rusigaye rufite n'uyu urimo, kubera ko urimo akayaga keza. Ni imari rwose, ni umutungo wa Meya Richard Mutabazi rwose, mumenyesha ko azajya agira abashyitsi benshi, kuko uno muhanda urihuta kuwugenda nubwo waba muremure, bitandukanye no guca Ruhango, Muhanga, Kamonyi winjira Kigali, ko hakunze kuba mutayaje guhera i Musambira ku Kivumu, noneho wagera noneho ku Ruyenzi, ibyo bikaba ibindi, za Ruriba, za Kiruhura. Ibyo byose twebwe ntacyo twebwe uyu muhanda nta bihari. Iri shyamba ririmo n'inyoni, nubwo tutari gufata umwanya ngo tuzifate amajwi, ariko ikigaragara ni ishyamba ribungabunze ibidukikije. Kuhanyura rero bakunzi ba Keopi, ibiganiro byinshi tubaha ni bitandukanye, tugerageza kubahitiramo ababikunze bakabikunda, abandi ishyamba ririmo n'inkende, nazo mwazibonye, cyane cyane ku mupaka batarawufunga. Umunsi bawufunga twagiyeyo tubona inkende nyinshi cyane, na hano rero zirimo rwose, zigenda zinyuranyuranamo hano hafi y'umuhanda, ziba zaje kumva abahisi. Uyu muhanda rero nk'uko nari mbivuze, inyoni zirimo, inkende zirimo, ibiti by'amoko menshi, umuhanda uryoshye niko nabivuga, kuko ngewe nigeze kuwunyuramo mbere y'uko bawukora. Nawunyuzemo, wari ugoye, bigoye kuwunyuramo, ariko ubu noneho icya kabiri ni uko uyu muhanda ucaniye kuva i Nyanza kugera hano nakwitaramiro hafi y'umupaka wa Nemba. So rero ni umuhanda mwiza cyane. Ibyo navugaga rero ko iyo tubahitiyemo ibiganiro, mujye mwihangana, abatabyibonamo bihangane, ariko hano tuba twatekereje ngo abantu bakeneye no kuruhuka, bareba iryo bara ry'icyatsi, bareba ibintu biri naturel, ntabwo ari tuba turi muri studio cyangwa se turi mu majaride ya Kigali. Ahangaha ni ibintu by'Imana yiremeye, nta ruhare rwa muntu aha rurimo, kuko iri shyamba ni Imana yarimejeje, nta riterano ririmo. Bitandukanye n'aho tujya dukorera mu majaride menshi abantu bateguye bagamije business, ariko ahangaha ngira ngo iki ni ikigega cy'umwuka mwiza. Abanyabugesera, Abanyakigali bashobora kuba bahumeka, kuko kandi rishobora no kuba rizana n'imvura. Utunyoni hano turimo turavuga, dore izo ngizo ni inkende zirimo nyinshi hafi y'umuhanda. Izi nazo zagiye ziyongera kubera kubungabunga ibidukikije, aho gahunda yo korora mu kiraro iziye, abantu batakiragira ngo bazikange. Urabona rwose ko zimaze kumenyera zimaze kumenyera abantu. Umuhanda uragendwa, nazo ziraza, wajya kuzifotora zikakwitegura. Urumva yes, urabona good, yes, this is nature. Ibi ni ibiremwa by'Imana rwose, nta wazoroye, nta wazizanye. Yego, bivuze ngo ni kamere, ni karemano, ni muri gahunda y'ibidukikije. So kuba iri shyamba rero ritaragirwamo, nibyo gituma ibi binyabuzima, ari ibi biti, ari utu tunyoni, ari utu tunyoni, ari ibi biti, ari izi nkende,
harimo ibinyabuzima byinshi, birashoboka ko n'inzoka zaba zirimo n'ibindi byinshi. So rero iyo ugenda uno muhanda ubona byinshi, ubona byinshi. Ugenda muri uno muhanda turimo turawugenda, ahantu tugiye kugera ahantu heza hakushumuka, hafi y'aho twasanze abana batoraga inswa. Hagiye habamo imihanda yinjira mu ishyamba imbere ikambukiranya. Hari abatuye mu nkuka zaho, cyane cyane murenge wa Kamabuye. Nabonye abana twasanze biga kuri primaire ya Murago, aho twasanze abana bamwe bavuga ko bataye ishuri. Turimo turabipanga na meya, navuganye na meya ambwira ko azavugana na gitifu w'akagari na directeur wa ririya shuri rya école primaire Murago, tukareba uburyo abana bataye ishuri abafite ubushake bwo kwiga, atari ikibazo cy'imyumvire y'ababyeyi, ababuze ibikoresho by'ishuri n'ababuze cya gihumbi cyo kurya saa sita, abo ngabo icyo kibazo tukagikemura. So aba rero twagiye duhura cyane cyane n'abanyamagare, niba ari ikipe y'u Rwanda, niba ari abanyamahanga. Abanyamagare uyu muhanda barawukunda cyane kubera ko nta kavuyo karimo. Ngira ngo murabona ko iri shyamba ritunze benshi. Uyu ni umwana uvuye gutashya, yambaye umwenda ujyanye n'amatora dukubutsemo. Ni na mukuru uriya ni mukuru yaratoye, niyo mpamvu afite uriya mwenda, yaramamaje niyo mpamvu afite uriya mwenda. Ngira ngo murabona iyi ni imodoka iherekeje ariya magare, cyane amagare ya reserve n'undi munyonzi. Murabona ko bitunze, iri shyamba ritunze abantu ku bijyanye n'ibicanwa, ariko nanone ni ukuvuga ngo aka karere gahunda ya gaze ntibarayimenya cyangwa se nta bushobozi bafite bwo kuyigura. Ubwo nabyo ni ubutumwa ku nzego kugira ngo bagerageze ntukiremo amasura, bagerageze kuba batuma abantu babona ibicanwa bigezweho bibungabunga ibidukikije. Nabyo niba ari ukugabanya igiciro cya gaze, niba ari kugabanya igiciro cy'amashanyarazi, ibintu byose biragenda bizamuka. Nabonye essence yazamutse, buriya na gaze byanze bikunze birajyanirana. Niba nta gikozwe ngo leta yongeremo izamure nkunganire yashyiraga mu bijyanye n'ibicanwa, ikigaragara cyo nuko abangaba abanyabugesera batunzwe n'iri shyamba, ariko abategereye ishyamba nabo baba bakeneye kubona ibicanwa ku buryo bworoshye. Tugeze rero ishyamba tumaze kugenda nk'ibirometero ngira ngo 5. Tugiye kugera ahantu wibira, ahantu heza cyane. Murabona iriya hoho, murabona ni umuhanda utarimo ibinyabiziga byinshi pe, urabona haratekanye no kugenda n'amaguru. Ngira ngo mu bihe bizaza tuzajya dupanga KOP n'umuryango mugari umaze kugira 57,500, dushobora kwiyorganiza tukaza iri shyamba tukarigenda n'amaguru, twaje n'imodoka tukazisiga hariya winjirira hafi n'umupaka, ahandi tukagenda n'amaguru, imodoka zikadusanga ku ruhuha turimo dutamira dutarama dusura n'abaho. Aha hantu rero kuhagenda n'amaguru ngira ngo byakongerera n'iminsi yo kubaho, kuko uri guhumeka umwuka uri frais, umwuka nta makemwe niko navuga, w'uruhehemure. Tugiye gutangira gukushumuka rero, murabona hakurya, turaza no kubona inka mu kaboko k'ibumoso. Umuhanda twara tuwugenda, ariko no kugira ngo tube tubasangiza namwe mureba aya mashusho, bibahe kuruhuka mu mutwe babandi bahoraga bareba amashusho avanzemo urumuri iki. Ahangaha ni muri nature, kera hari kabyara kanjye kajyaga kantuka kavuga ngo ni nature boy, kubera gukunda nature, ariko nature boy ni igitutsi, kuko iyo modoka ntuyishyiremo, kuko nature boy ni umwana wavukiye muri nature. Ubwo ni ukuvuga ngo ntabwo yavukiye mu rugo, ariko nyine nature. Voilà ayaya fata umuhanda neza ndugu yangu. Handi twasanze babana bari gutora inswa, baje no gushaka inkwi. Yego, uyu muhanda uracaniye, abantu bawugenda nimukagire ubwoba bwo kuvuga ngo natinze Butare, ngo natinze Nyanza. Oya, uracaniye, nawe unyuza amanywa, nkunyura ijoro, nkunyura igitondo, nkunyura ikigoroba. Ni umuhanda mwiza cyane. Voilà,
genda gake ayinya ayayayayaya. Aha rero niho twasanze babana, dore n'ubu ngubu barimo barataha bavuye gushaka inkwi, ariko icyo gihe bari baje gushaka inkwi baboneramo n'imboga n'akaboga. Inswa ngo ni ikintu kigira intungamubiri. Ndibuka ko hari umuntu witwa Aimable yampaye ntuza reka nze ndebe message yampaye ku bijyanye ubushize nari nahamagaye abantu mbabaza ngo inswa ni senene biterwa n'iki biza bite, ariko Mabula uwo twita Mabula niwe wambwiye ati fenomene yo kugwa kw'isanane n'inswa iba igihe ikirere gihindutse, cyane cyane igihe imvura igiye gutangira. Inswa zisohoka mu myobo zishaka kororoka no kubaka ibiraro bishya, kuko ubutaka buba bwahehereye kandi bworoshye. Icya kabiri, isanane nazo ziba ziri mu rugendo rwo kwimuka migration, zishaka ahantu hashya ho kororokera. Bivuga rero ko imvura n'uburumbuke biri hafi. Mu muco w'Abanyarwanda byafatwaga nk'ikimenyetso cy'igihe cyiza, naho mu bumenyi bwa siyanse ni ikimenyetso cy'imihindagurikire y'ikirere. Ingaruka rero, iya mbere, bituma ubutaka bubora neza. Inswa zongera ifumbire kandi ziraribwa, zigira vitamine animale. Icyitonderwa, ariko iyo zabaye nyinshi cyane zishobora kwangiza imyaka cyangwa inzu. Inswa, isanane zo zigabanya udusimba mu murima niyo zaguye, Aha rero niho ubushize twagerageje twahuriye n'abana bari gutoragura iswa. Ngewe ku bwanjye mu bintu nize niyigiye indimi, nta kintu mba nzi kuri siyanse, ariko byanze bikunze hano ku isi biragoye ko ikintu cyaza gitunguranye niyo ntakimenye nk'umuriterere. Umuscientifique yakimenya, umwanvironnementaliste yakimenya, umufinansiye yakimenya. Nibyo rero tuba dukeneye kugira ngo tubasobanurire. Ngira ngo murabona aha hantu rwose ko hasa neza, hari ibiraro by'inka turaza kuzibona. Murabona imirimo itunganyije, murabona iki gishanga kirimo iminyinya n'amazi make make. Murabona iriya mirimo ukuntu itunganyije, murabona harimo udusozi, ishyamba ni rinini cyane. Ntabwo ndabasha kubaza amahegitari arigize, ariko ikigaragara ni rinini cyane. Igihe twarigendeye turacyakomeza, ariko ikigaragara ngabo abanyonzi b'abantu bacu ba Pangocari. Yes, voilà. Mbega buryohe. So uyu muhanda rero, utuma umuntu uruhuka mu mutwe, akayaga, wiganirira n'abana. Harimo imodoka nkeya, nta mbuteyaje wabona. Mu minota 5 urabona ikinyabiziga kimwe. Donc ahangaha bushize niho twageraga tubonamo ko harimo inswa abana bahigaga, ariko ubu ngubu ngira ngo zaragiye. N'umuhanda wari wanduye kubera zo, urabonamo ibintu by'ibizinga ni ukubera zo, ariko ubu ngubu zisa naho kubera imodoka zaciye inshuro nyinshi. Harashize ibyumweru 2 tunyuze hano, ariko nibura murabona kino kibaya. Dani, fotora kino kibaya ubundi tugende. Ubundi cyakabaye kirimo imparage. Muriga? Mwese muriga? Hehe? Murago. Nta bana mwigana bataye ishuri? Barahari. Bangana iki? Abuzi ni bangahe? Harimo 2. Bavuga ko baritaye kubera iki? Kubera ubushobozi. Mubonye inka rero zo hano mu ishyamba rya Kibugabuga na Ngeruka. Harimo ibikorwa by'ubuhinzi, aho tugeze, ibikorwa by'ubuhinzi, ibikorwa by'ubworozi, aho bubakiye, aho bahinze ubwatsi bw'amatungo. Kugira ngo hari hakurya hari ibiraro bya ziriya nka. Murabona imisozi myiza cyane. Yego. Yes, yeah. Okay. Ishyamba rigari cyane rwose, bazatubwira amahegitari arigize rwose
ariko ikigaragara rwose ni ikigega cy'umwuka, ibiti by'amoko menshi. Nuko mbona hari abantu benshi bakoresha uno muhanda bagenda banagamo uducupa twavuyemo ibinyobwa, ntabwo ari byiza. Yego.